uyu mushinga wa politiki rero yuje buriya politiki ni ikibazo cy'ingufu n'urundi ruhande nabo bazabisesengura burya ati ko Trump arimo gushaka imbaraga ze kandi ko ashaka imbaraga ze zihangana natwe twebwe turabigenza dute wabonye yuko ejo bundi Davos Afrika y'Epfo yatangaje yuko ivuye muri G20 muri ryahuriro ry'ibihugu 20 Amerika imara kuyobora buriya manda yayo buri impamvu batangaje ko bavuyemo no kubera aho Afrika y'Epfo ifitanye na Amerika yo mu gihe cya Trump ibi ngibi byose rero icyo biza kubyara bishobora kuzahinduka ko politiki buriya igira impinduka ziza mu gihe bitewe n'inyungu zigamijwe ariko icyambere nuko hari ibihugu byanze bikunze nabyo biza kubaka amaboko yabyo biriya kuvuga ngo Canada ubutumire barabusubiranye kubera yuko yashatse gukorana n'Ubushinwa ni isomo rikomeye rigaragaza ko ubundi Ubushinwa na Amerika buriya usibye bya diplomasi ubundi buriya no kugaragaza ko ari abanzi kuvuga ngo ubwo wavuze ko ushaka gukorana n'umwanzi wanjye ubutumire nawe naguhaye ndabusubiranye ibisigaye nirangaje ya diplomasi ariko buriya nicyo babisobanura ibyo ngibyo icyo biza gusobanura icyo biza kubyara nuko reka dutegereze mu gihe gito tuzareba akanama k'umuryango w'abibumbye ko kazicara kakavuga kati umwanzuro twafashe n'inshingano twabahaye mwashyizeho amategeko arenga manda mwahawe n'umuryango w'abibumbye turebe icyo niba hari icyo bazabikoraho nibiramuka bitabaye gutyo rero hazavuka irindi huriro nanone izaba rigiye kumera nka bya bindi bya Triple Alliance na Triple Entente byaganishije ku ntambara ya kabiri y'isi habyira ibihugu bimwe bivuga biti ubwo bamwe bagiye muri Board of Peace reka natwe dushyireho indi board yacu kuko ntawamenya icyo Board of Peace izabyara nyuma ya Gaza ibyo ngibyo nabyo ntawabura kubitekereza ariko icyo mbona nuko Perezida Trump byo ni perezida w'ibikorwa ni perezida ufata ibyemezo kandi ibyemezo afasha akabishyira mu bikorwa ni perezida w'impinduka ariko hirya y'izo mpinduka ntabwo mbona neza ikizakurikira kuri izi mpinduka nyinshi arimo kwenyegeza turimo gusatira umusozo ntabwo utekereza ko ibingibi birongerera Amerika ubudahangarwa kuruta uko hari abatekereza yuko bizagira ingaruka kuri Amerika kuri njyewe ntekereza yuko buriya budahangarwa cyane cyane bw'umubyeyi bushingira ku buryo abana be abumva nk'umubyeyi uburyo abafasha gukemura ibibazo bafite nk'umubyeyi kuko buriya umubyeyi adashoboye guhahira urugo ngo yite ku banyantege nke mu rugo abo yitaga ko ari amaboko ye batangira gushaka uko baza kubaho batamufite ntekereza yuko ikintu mu buryo burambye gishobora kuzahungabanya ubudahangarwa bwa Amerika ni uko Amerika muri iki gihe irimo kugaragaza kwibasira abanyantege nke bayirimo cyane cyane abirabura bakomoka muri Afurika n'abandi bimukira bari bahari n'abantu b'abanyantege nke bari batunzwe n'imirimo isuzuguritse ubundi ariko bakabaho bagatunga n'imiryango basize abo ngabo nibo bantu batumaga Amerika irushaho kugira ijambo kuko bayibonaga nk'amakiriro ikindi mbona nuko imiryango ya Amerika nka USAID yafashaga ibihugu bikennye kuba barayifunze biratuma ukugaragara kwa Amerika hanze nk'igihugu gifite indangagaciro zo gufasha no gutabara bigenda bigabanyuka hakaba buriya n'ikintu cyitwa ijwi rya Amerika buriya yari ikintu gikomeye mu buryo bwa soft power mu buryo bw'ubukangurambaga na politike kugaragaza isura ya Amerika ko barayifunze biratuma hanze batamenya ibirimo kubera muri Amerika usibye abakurikirana bya politiki cyane navuga yuko mu buryo bwa hafi birubaka ingufu za Amerika cyangwa se ingufu za perezida wa Amerika ugaragara nk'umuntu ushobora kujegeza isuko abishaka ariko mu buryo burambye sintekereza ko bwazaba ubudahangarwa burambye kubera yuko abayitinyaga kubera ibyibaha n'iki bamariye igihe rero itangiye kuba nyamwigendaho mu buryo burambye nge ntabwo mvuna ko ari ubudahangarwa ahubwo no kuba nyamwigendaho Ambassador amasegonda make isi zakomeza kwibaka muri ubu buryo ndagaruka ku cyo nabivuze kare nta nyungu nta gikorwa muri isi abantu bahujwe n'inyungu inyungu cyane ibi byose bikorwa no kubera inyungu za buri wese cyangwa se za buri gihugu muri biriya bihugu by'ibihangange kariya kanama kagiyeho ndabisubiramo kuko nakomeje kubitekereza no kubisesengura mbona kazaba
akantu kashaka kwerekana ko umuntu ashobora kuba afite ingufu zishobora no kumuha amafaranga niba yinjiza amafaranga ahagije bakabona uko bubaka Gaza bazakuramo akantu kandi bizabaha ingufu nibibaha ingufu bazakomeza bavuga ati tugiye no kubaka n'ahandi kuko bizaba ari indi business batangiye kugira. It's a new form of business enterprise yani ko mbibona kuko politically nta kintu byari kugira nireme iyo bavuga bati ibintu byavuye mu nteko ishinga amategeko ya Amerika barabyemeje bahisha biganira ishwi nta hamwe n'umushinga wa nyir'ubwite wa perezida w'igihugu akabivuga nta kibibabwiye ndazamura amahoro ntabwo yabajije ati tugiye kuranga ati 200% ahandi ati 25%. So kare harimo ibintu by'akavuyo usanga asari nk'akagambane ubwumvikane mbese kuvuga ngo tupfa kubona inyungu dushaka tupfa kubona inyungu zacu zahungabana tugakomeza tukayobora isi kugira ngo tuzayiyobore nuko twikiza abakonkira bandi twabikiza dute tushyiraho ngaka tugirire so n'umushinga